Iyo turongeye tubahaye ikaze kuri Westwide TV nk'ibisanzwe amakuru ahantu hose nuko hagera. Nkuko mubireba umukobwa utwicaye imbere twakoranye ikiganiro part 1 mwaragikunze muri benshi, comment zagiye zibitwereka, bamwe batubwira ngo yihangane, abandi ngo yesara hari, abandi ni comment nyinshi nawe. Nahise wazibonyera? Narabibonye. Warazibonye. Yarongera wibutsa abantu tugiye gutangira iyi part 2 bongere bamenye bibuka wariwe kugira dukomeze. Nitwa Ingabire Liliane. Ingabire Liliane. Liliane rero ira part 1 yarijije abantu bavuga se bari amatsiko yarabishe, bamwe bari bakuza inbox ngo tubandikire ukuntu byarangiye ngo mbese ngo uracyariho, kandi nyine barakundaga muri interview wari ukiriho to. Ese Liliane twasoreje hamwe usa n'uvuye mu cyaruje mu mujyi. Ese ibyakurikiye yarabyari bimeze gute? Abantu bamare n'amatsiko gusa icyo twabwiye bakomeze kwihangana, ni ibintu biba bitoroshye ariko ni ibintu biba bigomba ku bantu turi kwisi. Wadukomereza aho ukiza mu mujyi ukuntu ubuzima bwakomeje wenda kugeza n'ubu ngubu. Nkuko nakomeje kubivuga, ubuzima bwarakomeje kumbera bwiza cyane, ariko nyuma yaho gatoya hari ukuntu byaje kungendekera nyine bitanshimishije. Umwana nyine igihe cyarageze ndavuga ati ntago nabaho nta mwana mfite kandi narabyaye. Ndavuga ati ko byagenda kose akumujekana araza, ndavuga ati reka nze mpaguruke njye kureba umwana wanjye, abana banjye nyine mbashe kubarera, ariko ntibyambera byiza. Ndavuga se nkurikije ibyambayeho reka nshake n'umuntu agenda amerekeje njye kureba ahantu baba bari. Abana naragiye nyine njya kureba ahantu bari mpageze, abana banaramenya bamenya ko ndi nyina, ariko uwo mutoya ntabwo we yamenye neza. Abo bana harya mwatandukanye, umukuru yari afite imyaka ingahe? Umukuru yari afite imyaka 8. Umutoya afite imyaka 2. Ariko umukuru uko biri yarakuze cyakwera ibintu yari yanyuzemo ntabwo yarakuze. Oya, we umukuru aranzi. Umukobwa, umutoya n'umuhungu. Mukibona nawe yakwakiriye gute? Umukuru yaranyakiye aravuga ati mama ntaribi, ariko umutoya we ntago yamenye. Gusa naramurebye numva gahinda karanyishe ndanarira, ndamuterura numva ko ntarabumubasubiza nyine. Umwana ndamufata ndamujyana mugejeje mu rugo. Habaho ikintu cyo kwirukanka hirya no hino ngo ngiye kumuvuza kuko ntago yari ameze neza. Iyo namufataga ntago yabaga ameze neza. Nagiye njya kumuvuza, ntega moto njya kwa muganga ko yari afite umuriro udasanzwe. Ariko igiti mu jisho akaba yarambwiye ati uwo mwana ujyanye uzamuhekenya. Igiti mu jisho? Nibaza uburyo nzamuhekenya biranyobera. Igiti mu jisho yari iki? Igiti mu jisho yari umugabo. Yari umugabo wawe? Oya, ntabwo yari umugabo. Yari iki? N'uwo muntu tuwajemo ntabwo ari ngombwa ko umuvuga ari ngombwa cyangwa kumutangaza. Ariko ni aho ngaho kwa giti mu jisho niho abana babaga? Yes, niho babaga. Ariko umwana ndangije ndamujyana, ngeze kwa muganga muhaye dogiteri aravuga ati umwana ni uwo kujya mu bitaro, tishyura tumujyane mu bitaro. Ariko nkaba narahamagawe na giti mu jisho arambwira ati ese umwana kutamujyana kwa muganga turabona umwana azakira gute? Ndavuga ati ibintu umwana arwaye si byo kujyana kwa muganga. Ese ubundi tutaragira kure wende uwo mwana yararwaye iki ko ushobora kuva kurwara abantu ntibumve ikintu yararwaye? Ubundi yararwaye iki muri make? Umwana nyine hari ibintu byasaga bikamukubita mu mutima, bikamukubita mu rubavu. Umwana simbe namugurira n'amata cyangwa ngo abashe kuyanywa cyangwa indazi ngo abashe kuyirya. Mbese biranyobera ibintu arwaye, ahubwo nkabona umuriro wamurenze. Nuko biba ngombwa nyine ko mujyana kwa muganga, ariko kwa muganga nari ngiye kumupimisha malaria ngo ndebe ukuntu ameze. Mujyanye kumupimisha malaria ibiki byose basanga umwana nta maraso yamushizemo. Ariko nyuma yaho bambwira yuko mituweli itishyuwe. Numva ngize ibibazo kandi
hagati aho ngaho nyine bari barambwiye yuko nyine nta kibazo ko mituweli zishyuwe, bakaba barambwiye ngo mituweli zarishyuwe nyine, giti mu jisho yarambwiye ngo mituweli zarishyuwe, ariko ngezeyo nkubitwa n'inkuba ndavuga ati menya akantu ntarinze, abantu bari kunyina, ariko yari yakubwiye ko n'abana bishyuriye mituweli bose. noneho ngezeyo nsanga mituweli ntizishyuwe, noneho nsanze zitarishyuwe nkubitwa n'inkuba ndavuga ati aba bantu bari kunyina, ubwo bari kunyina reka nze nigwaneho cyangwa se mbwire n'abaganga bangwaneho. hari umudogiteri umwe yaramfashije umwana mujyanye kwa muganga, habona umwana ni umutwe gusa usigayeho. Umutwe gusa? Yari afite umutwe gusa, umva nta mubiri afite. Yari yarananutse ubwo cyane? Yari yarananutse cyane, ari umutwe gusa guri kugaragara. Aryo umwana warwaye yari umwana muto cyangwa yari wa undi mukuru? Yari umwana mutoya wo mu mugongo, afite imyaka 2. icyo gihe rero ibibazo byari byaranyishe nyine, nkakenyera agatenge ntikamfate, karacitse inkweto utareba, ndavuga se mani ibibazo ndi guhura nabyo nzabyikuramo gute. Nose ubundi wenda tutarakomeza, ibyo byabaga umugabo ari he? Umugabo mwabanaga wari umugabo wawe? Haga mu rugerero niho yarakondesheje. Wowe usigara aho ngaho mwabaga? Nge nsigara aho ngaho twabaga, ariko nyine urumva hagati aho ngaho navuze ati ntago nasigara mu kode njyenyine, biba ngombwa ko ngira ute njya mu rugo. Nose wenda we yaba yagiye kubera iyihe mpamvu umugabo? Sha ntago namenye impamvu, ntago nzi n'icyamujyanye kuko nta kintu kizima kigaragara. Ntago mwagiranaga utuntu tw'utubazo se wenda? Oya, nta bibazo mwagiranaga? We wabonye hagurutse aragenda gusa araguhunga? Nge nabonye hagurutse aragenda gusa gutyo gusa, heka igikapu aragenda. Cyangwa ibyo bibazo byaho ngaho mu rugo nibyo byatumye asa n'uguhunza ukuntu? Cya sinamenya pe, ntago nabashije kumenya ibyo ari byo. Umugabo se ubu ngubu aracyahari? Arahari, erega ntago wabura kumenya aho umugabo wawe ari. Ari he? Hari ahantu ari tu, ariko ntago ari inaha. Ntago ari inaha? Mubasha kuvugana? Turavugana ntari. Aracyakwita Sherise cyangwa nawe ubwo yashatse undi muntu? Oya, nta wundi muntu arashaka. Aracyakwita Sheri? Sha ntago njya nkunda kubigarukaho cyane, ndamureka. Ariko ibiriho biravugwa. Nose ubasi se ukurikije n'ukuntu muvugana ubona hakiri icyizere cy'uko mushobora kuzakomeza kubana, cyangwa wowe byararangiye watangiye ubundi buzima? Shangiye ubu natangiye ubundi buzima, naho kuvuga ngo kugaruka sha ni ibintu byo kwigaho cyane, gusa ni ibintu bikomeye kuko ntago wambwira ngo umuntu wo kugushigikira ngo bagukureho abana bose babajyane abibone, ntago wambwira ngo uwo muntu aragukunda. Ariko nkurikije n'ukuntu twaganiriye wambwiye ko abana bakibatwara aribwo bongeye ubuzima aribwo bwongeye kugaruka. Yes. Nge ndumva rero utabigira nk'ikibazo, ahubwo yabikoze neza, yaragutekerereje. Kuko ndakeka iyo muza kwa mukiri kumwe n'abana bamwe bari kuba batakiriho. Oya, tuza kuba tukiri kumwe turi 3 mu nzu. N'umugabo se? Mu rugo mu muryango wahari. Nta kibazo bari kugira kuko ikibazo cyahabaye ari uko wadahari. Ikibazo we cyabaye ari uko umugabo adahari. Ko bitoroshye. Reka twikomereze story. Twari tugeze kwa muganga. Muganga nyine narahageze. Kwa muganga mpageze nyine umwana bamereza transferi, barambwira atarajya mu bitaro. Ndavuga se ko muri kunyandikira transferi muri kubona mfite amafaranga yo kwishyura. Kandi icyo gihe umva nta n'igiceri nari nifite, amafaranga yose yari amaze kunshiraho nyine kubera kwivuza nawe kumuvuza, urumva mbese nta giceri na kimwe mfite. Noneho umudogiteri wahara ku bitaro angwana aravuga ati rero ngiye gushakisha ukuntu ngutumirizaho amafaranga ngufatira n'imiti mikeya ujya kuvuza uyu mwana kuko turi kubona uyu mwana rwose ababaje. Urumva umudogiteri yari umugabo? Yari umugabo. Ni ubwana bwiza se cyangwa hari ikindi kintu cyari kibyihishe inyuma? Sha nta kindi kintu cyari kibyihishe inyuma, gusa nuko we yagibonaga umwana akamugirira impuhwe nk'uko nawe ushobora kumubona ukamugirira impuhwe. Kuko iyo ubonye ibintu bibabaje, iyo ugira umutima w'urukundo hari ikintu ukora. Nuko nyine yarandemeye amereza imiti, arangije ikintu namukoreye namuhaye nimero y'umugabo wanjye, arangije aramuhamagara ati none tugiye guhereza umwana ibitaro. Ati nutishyura mituweli 100 bizakuvamo. Kugeze nyuma aramfasha cyakora ntiyabyanga,
yohereza amafaranga ya mituweli, umwana bigeze nyuma nyine ndamuvuza bisanzwe, ariko nyine igihe cyarageze nyine umwana ntitwaba turi kumwe kuko byakomeje kuba birebire cyane. Umwana ndamucyura ngeze mu rugo, nk'ejo yaho umwana akajya aririza nta muntu umukubise, ukabona umwana arariza nta muntu umukubise, akarira umva namuheka akanga, namuha ibiryo akanga, umva ndavuga ubuzima ntabwo nzabushobora, ahubwo nanjye ubwanjye nshobora kuzaba umusazi. Wenda aho ngaho tugeze sinzi wari watubwiye ko bari baragiye kuba ngo kwa giti mu jisho, none se byageze nyuma murongera murasubirana? Abana yes, none se sindi kukubwira ati none se giti mu jisho wamukoreye iki kwa yongere kugusubiza abana? Nyine mvuga byanyuze mu buyobozi, nagiye mu buyobozi ndababwira ati rero ngewe abantu baraje ndwaye meze nabi, ngenda nunamirije, ngenda mpfukama, abana banjye barangije barabajyana, ati none nje kubafata tibabansubize kuko namaze gukira. Ati se abana ni gute baza mu mudugudu wahangaha ntitubimenye nk'abayobozi ngo cyangwa bavuga ikibazo abana bafite? Abana birirwa barira mu gipangu abafite nyina na se, ibyo bintu birashoboka? Ndavuga ati umuyobozi ntago ngewe abana nabataye, ahubwo habaye ikibazo cyo kurwara babajyana bavuga ngo bari kubampungisha nyine kugira ngo ninkira bazabansubiza, ariko ntago ariko byagenze, ahubwo abana barabanyimye. Mudugudu aravuga ati twara abana bawe n'ubundi warabayibyariye tubajyane. Bagejeje mu nzira rero, kuko hagati aho ngaho gituma ijisho yarambwiye ngo abo bantu ujyanye uzabahekenya, nibaza uburyo nzabahekenya ndi nyina narababyaye, biranyobera. Urumva noneho umwana ageze ku murenge ahita afatwa araremba, umuntu twari turi kumwe niwe ubizi ukuntu byagenze. Tugeze nyuma mbona ari ibintu nyine bitashoboka, abantu bose batanga ibitekerezo hirya nabaho neza, kandi igihe kizagera ntago bazayoberwa ko wababyaye. Ase ubwo uwo muntu n'urukundo yari abafite cyangwa we ni kwa kukurwanya kugira wenda atagira ikintu wigezaho n'urubyaro bikagera naho urubyaro rwawe rukwaka? Wabonaga biterwa n'iki kugira rwane abo bana bigezaho? Hanjye ukuntu nyine nabibonye, gusa ukuntu ngiye nabibonye ukuntu byangendekeye, kuko akimara kubanya akabana banjye bose kari babiri akabajyana, nabonaga ko hari nyuma yaho ngaho ari bisigara by'ini nsinzi yuko nyine ko ntazaba nkiriho nyine akagumana abana banjye. Gusa ngewe nicyo kintu natekereje, yabonaga gutwara abana ari nk'insinzwi yawe, ni insinzi ye wowe, ni insinzwi yawe. Yego. Nose abo bana mukimara mwagiye mu rubanza abana barabagusubiza, kugira wongere musubize ni inama z'abaturage, nawe ubwaye byakuje muravuga ati aba bana banjye gutya na gutya, iyo bari hari abantu baba bafite amahoro twa turi kumwe bikaba ibintu birebire. Byagiye bite kugira ngo ngire nabonye ibyo kujya mu buyobozi ntabivamo ntabishobora, kuko nabonaga ari ibintu biri kuba bidasanzwe. Gusa abantu bangira inama hirya no hino, kandi nanjye n'umutima wanjye nigisha inama, ndavuga ati rero nta bushobozi mfite bwo kuba nahangana nabo, ngira ute abana mbasubizayo. Ariko mu kubasubizayo ntago nabasubije giti mu jisho, nabahaye se. Wabahaye se? Ise yari mu kihantu yitwa mu Rugerero. Mu Rugerero niho namusize. Nose aho se yabaga wari uhazi? Nari kubuzwa n'iki kuhamenya. Waramusuraga? Ntago namusuraga, nyuma yaho ngaho byahise birangira. Nose wahamenye gute aho hantu yabaga? Nyine aho hantu kugira mpamenye, nahamenye mu buryo bwo kurangisha abantu. Urumva, nahamenye mu buryo bwo kurangisha abantu nyine, kubera ukuntu nabonaga umwana agenda ahumagira uwo mweretse uwo ngize ute nkamubwira ati mundangire kanaka, kubera ko yari umushoferi, nagendaga mbaza abashoferi kuri tagisi bahatuye ati mundangire aho inshuti yangire. Birangira umugezeho? Birangira amugeze, ariko ntitwabonana, arahunga agira ngo nje kumwica, agira ngo nje kumutera amabuye, ngo nje kumenagura ibirahuri, yanga gufungura. Arangije arambwira ati rero ati wa mugore uje kunyica, navuga se nagukoreye iki? Nje kukwica nagukoreye iki? Fungura tujyana umwana kwa muganga dore ameze nabi. Ngumva ngo niba ari amafaranga ukeneye ngiye umbwira ngo nkakohereza kuri telefone ngo cyangwa nkayanyuza mu siru. Ugize yari kubivuga ari mu nzu uri hanze gufungura? Ari nyuma y'urugi, nanjye ndi nyuma y'urugi, nawe ari imbere y'urugi. Ari mu imbere. Nuko mbonye ko ari ibintu bidashoboka, nuko mbona
igiti mu jisho arampamagaye wa muntu byose wabiteye urumva mbonye ampamagaye ndavuga ati noneho birakomeye kuri telefone nanga kumwitaba nanze kumwitaba rero nibwo nasigaga umwana ngira ute umwana wamusize aho hanze baravuga ati igihe umugabo arafungura araza kumwinjiza nateze moto ndigendera umwana musiga ku muryango n'agasume ndamubwira ati mwana wanjye nagukundaga ariko bayi tuzabonana n'ukuri umwana musiga gutyo ariko nyine umwana se yaje kumufata ngombwa ko bamujyana no kwa muganga bamuha ibitaro amaraso gari garamushizemo nuko amara nk'ibyumweru 2 mu bitaro muganga akajya aramamagara ngo ninze ndebe umwana nkavuga ati wowe bagukinye comedy ntaguzi ikibitera ni njyewe ukizi nkamubwira ati umva uzanyibagirwe nkuko wibagiwe ibere rya nyoko ukatira umugabo mwabyanye abana babiri kubera ko nabonaga nyine asa nkaho bari mu rujijo ari agakino bari kumukina nyine nuko nanjye ntabwo yarazi ko uwo giti mu jisho ari we wabagusa n'ubikorana ni ibintu birebire ibyo ntago yabimenya kandi nta n'uwo wabibwira ngo abyemere gusa ni njyewe ubizi njye n'uwo muntu ni njye tubiziranyeho n'ibyo yakoze sibyo gusa ikintu mwifurije Imana izamuhembe njye nta bubasha ntacyo mfite namukorera kibi gusa ariko inama namugira ibyo arimo yabireka ntago ari byiza kuba yarabikoreye nk'umuntu we umuhungu we iki ntago aba ari byiza ibaza ibintu nk'ibyo ukabikorera umuntu hano mu kazana ibintu nk'ibyo ukabikorera mu kazana sinzi ariko nose ubu ngubu aho bigereye ubu ngubu abana bangana gute abana ni bakuru tu ntago nabaho ntazi amakuru yabo gusa hari ukuntu mbasura tu ariko nkabasura mu buryo bwo kwihishahisha kuko uwo giti mu jisho yarambwiye ati igihe kizagera umva n'abana bawe nzabakwangisha nuko ariko ngewe ngerageza uburyo bwo kubasura nihishahisha ubu ngubu umwana mukuru angana gute afite imyaka ingahe ubu ngubu umwana mukuru ubu ngubu ari kuzuza imyaka 9 umwana mukuru ubwo mutoya afite imyaka 3 iri kuzamo kuko aho dutandukanye ari gushira umwaka uwo mukuru se we basi ntago baba muricana ngo muganire umubwire ukuri ukuntu ibintu bimeze n'impamvu mutabana ngo bimusobanura kugira atazagufata nk'umuntu mubi nkuko uwo nguwo uri kuva niba ari igiti mu jisho niba ari nde nkuko yavuze ngo azakwangisha abana bawe ntago ujya wicana n'abana ngo babwize ukuri kugira nimujya munahura n'andi hantu batajya bagufata nabi njye ndabikora ndagerageza nyine hari ukuntu njya mbabona tukaganira nkabimuganiza umwana wanjye ariko umukuru nkabimuganiza ariko nyine n'ibintu biba bikomeye gusa njyewe ngiramo akantu k'ubwoba nkurikije ibyabaye nkavuga ati hano hantu nshobora kwifata nabi nkazahasiga ubuzima ariko ubona umwana mukuru we arakigufata nka mama ntago yatangiye kukwanga nk'uko bagize babiguteze oya ntago yanyanze umwana umutoya wese umuto nyine ubona ko akiri mutoya nta bwenge ntago aramenye nyine ukuntu ibintu bimeze ariko tubona ntago yabasha kubimenya ngaho tubwire basi ubu ngubu abana basa naho bakuze iyo mubashe guhura ni nk'ikintu ni nk'iki bagukorera ukumva kiragushimishije cyane mu buzima ikintu kinshimisha nkumva ndishimye nuko numva bahamagaye ngo mama bacyakwita mama ubwo se baguhamagaye mama se ari igihe ushaka kwanga kubyita kubera ko mutagize mutabanye cyane cyangwa oya nako nabura kubyita imyaka 8 yari myinshi umwana wawe mukuru akunda iki umwana wanjye mukuru yakundaga kuba ari hamwe n'umuryango yakunda kuba ari kumwe n'umuryango naho mutoya umwana wanjye mutoya gusa ikintu nibuka nuko yajyaga nabaga ngiye nko muri dushe yakundaga kunkorera agakoryo shaka nsetsa akaza agakubita ku kibuno ngo mama ngo bibi nicyo kintu mwibukiraho nose nka gutya umwana natwe gutya tungana ari ukuntu umuntu aganira n'umubyeyi ukabasha no wenda ukamwisabira n'amayinite kugira umweke ko akiri umubyeyi wowe uri kumwe nabo ni nk'iki bagusaba wenda ngo bakorere umwana wanjye akunda kumbwira ati mama uzangurire imyenda uzangurire capati uzangurire akamodoka uzangurire umupira ibintu nk'ibyo ariko nkagerageza bike mu bushobozi mfite nkabibakorera cyane ubuhamya burebure ukomeze kwihangana wenda ariko ntabwo twajya tugana no ku musozo ntabwo twakurekura tutakubwiye utagize ijambo rimwe cyangwa abiri wabwira uwo ngo uri kwita giti mu jisho twe ntabwo
ntabwo tumuzi. Gusa ikintu nyine nabwira giti mu jisho, gusa ikintu nakomeza kumubwira, namubwira ko ibyo arimo yarekera aho ngaho, akamenya kubana n'abana, akamenya ko isi idasakaye, niko nabyita, akamenya kubana na buri umwe wese, kandi akamenya yuko uwo yita umukene ejo azaba ari we uriho neza, akamenya kubana n'abandi. Gusa narangije no kumubabarira, kandi aho twazahurira hose ajya anyura hansuhuza nawe ndamusuhuza. Ibintu byiza cyane. None nk'umugabo muri iyi minsi ntabwo muri kubana, aramutse abonye ikiganiro ni nk'iki wamwisabira we? Icyo namwisabira, aramutse abonye ikiganiro kimeze iki kiganiro dukora tugiranye, ubuhamya bwawe wenda aramutse aburebye, we ni nk'iki wamubwira wenda mu gihe ari kubureba akaba yacyumva? Gusa icyo namubwira, nawe namubwira yuko kuba naragerageje wenda gutanga iki kiganiro, ko wenda atari ukugira ngo wenda mbasebye iki, gusa nuko byambabaje, kandi akagera amenya yuko kugira ngo hagati yanjye nawe hazemo gutandukana, ko hari abari babyihishe inyuma kandi ba hafi ye, kandi abantu be. Gusa icyo namusaba, akazashira ubwenge ku gihe nyine, agatekereza nawe akazareba icyo akora nk'umuntu mukuru, nawe ari kubireba ubwo yabyumvise, nawe icyo gukora arakizi. Wenda ntago dusoje, dushobora kuza kora nka part 3 y'ukuntu bayeho ubu ngubu muri iyi minsi, y'ukuntu bayeho. Ariko reka tubwire abantu ko ntabwo ari ibintu biba byoroshye, ni stories zisa n'amarozi, abantu benshi batayibyizera, ni ibintu by'abazimu mu miryango, sinzi niba ndi kubivuga neza, si ibintu by'amarozi n'abazimu ukuntu se. Wenda uzakenera kubyumva neza, yaza akanakureba, cyangwa akaba yanaguhamagara munsi, turashyiraho nimero za telefone twarazitanze. Reka tubwire abantu ko hari ikiganiro igice cya 3, reka tube dusoreje hano, kandi twizere ko part 3 uzaba uhari. Murakoze cyane, kandi ukomeze kwihangana. Sawa.